umuntu ufata agatuka perezida w'igihugu sikora mubona ko aruzuye umuturage usanzwe agafata muri kunyumva agatuka perezida w'igihugu kindi uziko biriya ni penal naga bifite ububasha ni gute wafata ugatuka president Tshisekedi ngande ndaceka yuko ribu yamfasha. Ni episode ya mbere ndazana n'ibindi ni KASUKU yakoze ku muntu atagombaga gukoraho we KASUKU iriya nimero ya muopoza turayishaka tuyimenye yariyo nigiki bapanga n'inyuma y'ibyo ari gukora. KASUKU bamumenye wari we kubera ni ibintu biri lisible nimba akorana na leta y'u Rwanda leta y'u Rwanda ibimenyesha ariko tuvanye ibintu by'uburyarya cyangwa tukagenda hirya no hino. Yego club ni cyaha iyo tuvuze 20 ni inzoga cyane. Yego bivuze ngo profeta mu inzoga right yewe ubushobozi bwanje ni iriya miliyoni 2 najugunye cyagiye fita yanje yo kurya ndana. Reka tubasuze tufurize kugubwa neza. Uyu munsi tugiye kureba intambara iri hagati y'uyu KASUKU ndetse na Profete Joshua. Ese intambara ni ukuri? Ese intambara yakomotse hehe? Ese iyi ntambara iri guterwa n'iki? Reka mbanze ngire icyo mbereka kugira ngo tubone gukomeza. Ariko mubanze munyemerere mbanze wenda ngire zimwe muri message nsoma hano mbanze muzumva ukuntu zimeze. Nkuko mubona iyi ni account ya Prophet Joshua. BTS ni sawa mpa nomero yawe. Ahangaha uyu mwana w'umukobwa yahise agera gute arayimuha. Hanyuma hanarangije aramubaza ngo mbese tubonane gute. Aramubaza ngo ubahese. Amusubiza ngo ndi Kigali. Umukobwa yongera aramusubiza ngo Kigali ngo hagana he? Kigali. Prophet ati hagana he? Gasyata. Ngwino tujye sauna basi tuganire. Niko Prophet yamubajije. Hanyuma Prophet arongera aramubwira ati tuganire. Umukobwa ati sawa urambwira. Noneho hano arongera aramubwira ati ni nabikubwiye uze kuma motari saa 10 kuko motari saa 12 zuzuye ubanze noneho umukobwa ati bareze ubanze umpamagare ati okay uri intwari ati tayari se. So niturondogoye rero ibi nibyo yaganiriye n'uyu nguyu mubona. Ariko si ubundi wenda usibye ubuyobe ndetse no kutareba kw'abantu, uyu muntu wowe uri kubona yaba ari umukozi w'Imana nyabaki wikora ibingibi ya Profete gute? Uturaza kugenda tubona amashusho menshi n'imyitwarire itari myiza y'uburyo ki abayeho. Kugira ngo muramubona ni umwiyemezi uri aho utapfa kumenya ngo bimeze gute. Ngira ngo murabibona nta mukozi w'Imana n'umwe nge ndabona ukora gutya cyangwa se ugenda gutya. Ugeze mu nzu iwe ni nko mu kabari, niho honyine ho kunywera inzoga kandi zimwe zihenze. Mu mateka nge ntago nigeze numva cyangwa ngo mbone uwitwa Profete ari kunywa inzoga, nk'uko mu kiganiro hamwe na The Choice yabyiyemera akavuga ati ngiye kunywa inzoga ndayinywa. Ngira ngo muramubona muramwibonera. Wenda hari igihe umuntu rimwe na rimwe avuga ubundi bakongera bagashyiraho comment ngo uriya muntu ngo yarengereye ngo yagize gute. Ariko ibi ni ibintu biririyo bigaragara. Ngira ngo murabibona. Hanyuma hano urabona ko ari we mu rugo n'amayoga ku meza, arimo ajugunya amafaranga ku meza.
imyitwarire ye yonyine uko igaragara ntabwo bisa naho yaba ari umukozi w'Imana cyangwa se ari porofeti nk'uko we ubwe abyivugira, kugira ngo muramubona n'amayoga. Hari icyo Gasuku yakomojeho aravuga ati ni akagabo kitukuje, ariko ngira ngo muramubona. Wenda reka duhere ku musatsi, niturangiza turebe ku ntoki. Urebe intoki hari inyuma, hamwe intoki zihinira, uraza gusanga hari ibimenyetso bigaragaza ko uyu muntu yitukuje bya nyabyo. Ngira ngo murabibona ukuntu asa, nubwo iri shusho riri gusa n'umukara, ariko uze kwitegereza neza urebe ku mashusho yose twakoresheje, urebe intoki ze ukuntu zisa. Uyu wiyise umukozi w'Imana, nanjye reka wenda mvuge gutyo, ariko ubukozi bwe bw'Imana bukaba bushingiye ku kuba ngo icyo aba agamije kugira ngo aryamane cyangwa se asambanye abana b'abakobwa ndetse n'abagore. Ngira ngo kuri n'aya makuru twabashije kumenya kuri uyu Joshua,